Shalom shalom nshuti z'umusaraba, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze nanone nk'ibisanzwe mu kiganiro cy'ubuzima, ikiganiro cy'impamba cya TV. Ndagusuhuje wowe wakoze subscribe, ndagusuhuje wowe wakoze like na comment hano ku mpamba cya TV, nguhaye ikaze nanone mu kiganiro. Nawe utari wakora subscribe, nawe nguhaye ikaze, nicyo gihe wayikora tukabana umunsi ku wundi, hanyuma ugakora na share bikagera kuri benshi bakunguka inama nziza tubaha mu kiganiro cyacu cy'ubuzima. Uyu munsi rero ndagarutse nk'ibisanzwe mu buzima, ni ukuvuga ngo uyu munsi nkuzaniye umuti mwiza, nkuzaniye tekinike nziza, tekinike iri bugufashe mu kwivuna umwanzi. Ufite umurozi wakuzengereje, ufite abarozi bahora bakuroga, urabazi cyangwa ntubazi? Uyu munsi nje kuguha umuti, uyu munsi nje kuguha umuti wo kugufasha kugira ngo ibyo akuroga n'ibyo akoherereza byose nabikora, abari kuroga bakabikora ku buryo birebuze kubasubirana, ntibikugereho, ntufatwe n'ibibi, ntufatwe n'ibyo baraba bagutongeyeho. Uko yaba aroga kose, ibyo yabakoresha byose, yaba abyohereza, yaba bigutega, ndakubwiza ukuri, uyu muti ngiye kuguha uyu munsi, iyi tekinike nuyikora uraza kugira umugisha. Nk'ibisanzwe rero tudatinze uragenda ushake ibikoresho ngiye kukubwira, hanyuma numara kubibona uze dukore umuti wacu. Uragenda ushake urashaka urwarwa rw'umwimerere, urashaka agace ka litiro, ni ukuvuga ngo urashaka urwarwa agacupa gato, urabona kano gacupa gato ka litiro, ni uvuga ngo urashaka igice cy'inusu, ni 1/4 cya litiro, ni ukuvuga ngo ni mililitiro 250. uri bushake z'urwarwa mvuga ni urwarwa rw'umwimerere, apana urwarwa ruriya rw'ibikorano, urwarwa ruturuka ku bitoki nibyo uri buze gushaka. Hanyuma numara kurubona unshakire urusenda urwo arirwo rwose ruri buze kudufasha mu gukora umuti wacu uyu munsi. Ikindi uri buze gushaka, urashaka igi ryiza, igi ry'umwimerere, igi riri lokale, ni ukuvuga ngo ni irinyarwanda cyangwa ari lokale bitewe n'aho uri mu gihugu cyawe, apana igi rya pondezi, turakoresha igi ry'irinyarwanda cyangwa igi riri lokale, hanyuma ubundi uze dukore umuti wacu. Ikindi uri bushake, urashaka agacupa gato, agacupa ka mililitiro 500, hanyuma ubundi ugashake keza, agacupa kabonerana, agacupa ushobora kureba ukabona ibirimo imbere, hanyuma nurangiza uze dukore umuti wacu. Umuti wacu rero uko turi buze kuwukora, urafata rwarwa nakubwiye rungana na mililitiro 250, urushyire muri ka gacupa, nurangiza ufate rwa rusenda nakubwiye, ni urusenda urwo ari rwo rwose, urusye, nurangiza kurusya urushyire muri ka gacupa, uruvange, urahita ubivanga hamwe na rwarwa nakubwiye, hanyuma nubirangiza ufate rya gi naryo urimenere muri rya cupa, byinjiremo, ntugire icyo usiga ku ruhande, ntugire icyo ujugunya, urafata rya gi urimene, numara kurimena ufate urishyire muri rya cupa, na bya bishishwa by'igi nabyo ubishyiremo muri rya cupa, ubivange byose byivange,
nurangiza kubivanga ubundi ucuguse, upfundikire ucuguse, numara gucugusa uratura amagambo atandukanye, ni ukuvuga ngo urikuraho imyuka mibi yoherezwa n'abuzi ndetse n'abutazi, watura amagambo akumira umwanzi ku buzima bwawe, watura amaraso ya Yesu Kristo akubere ingabo igukingira, maze wizere umukiza. Impamvu turi buze gukoresha uru rwarwa ni ukuvuga ngo abarozi bose banywa inzoga, kandi ikindi abarozi bose bakunda urwarwa. Ni ukuvuga ngo turi buze gukoresha uyu muti kugira ngo duce intege, duce imbaraga umurozi wese ukuroga. Umurozi, nta murozi utanywa inzoga, nta murozi utanywa ibisembuye. Ni ukuvuga ngo iyo tugakoresha uru rwarwa tukavangamo n'ibi ngibi byose, tuba duca intege imikorere ye, duca intege n'abana be bazakoresha uburozi bwe bakaba bahindura umuvuno. Ibi rero bikore usenga Imana, hanyuma numara gusenga Imana wiyaturiraho ibyiza, witandukanya n'ikibi cyose, gituruka ku murozi, witandukanya n'ibibi byose umurozi yaguhuje nabyo, witandukanya n'imbaraga mbi zose wihuje nazo z'abarozi. Hanyuma ubundi iri cupa urifunge neza, numara kurifunga neza ugende ushake ahantu heza hari umusarane cyangwa tuwarete. Ni ukuvuga ngo iyo tuwarete n'umunsi n'umwe ntuzongera kuyisubiramo. Urashaka iyo tuwarete utazongera kwicaramo, utazongera kujyamo, uyishake kure y'urugo rwawe, ni ukuvuga ngo uriyeranja, urebe ukuntu bitewe n'aho utuye, bitewe n'aho uturuka, urebe igice kiri mu ntera byibuze ziri hejuru ya metero ijana, uvuye iwawe, ushake ahantu ubijugunya mu musarane cyangwa muri tuwarete, watura amagambo uvuga uti ndagujugunye nk'uko umwanda umuntu awituma, ndakwitumye, ntuzongere kugaruka ku buzima bwanjye ukundi. Uko ibyo umuntu yitumye cyangwa ibyo umuntu ataye bivuye mu mubiri bitongera kugaruka mu mubiri ukundi, nanjye ndagusohoye mu buzima bwanjye, gusohoye mu mubiri wanjye, gusohoye muri famiye yanjye, gusohoye mu bana banjye, gusohoye ku mugabo wanjye cyangwa umugore biterwa n'uwo ari we, gusohoye ku buzima bwanjye iteka ryose. Ntuzongere kugira icyo wohereza ngo kize kimfate, ntuzongere kugira icyo wohereza ngo kize kingereho. Ibyo uzajya wohereza byose bijye biza muri uyu musarane, bize mu iri cupa, niho ngujugunye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hanyuma ubundi wigendere, hanyuma ubundi ugende wicare witurize. Ibyo bazakohereza byose bizajya bigenda bisubire muri rya cupa, nibigera kuri rya cupa bimusubire. Hanyuma ubundi amware, abarozi bamware. Mureke duhombye abarozi, mureke tubahombye bihane, nibatihana kandi bapfe, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umurozi ntakabeho. Reka umurozi rero ntakabeho, tumubuze amahoro, hanyuma ibyo yakoherereje bimugeraho, bimwice, apfe, arimbuke. Ndagushimiye rero wowe wakomeje kubana natwe, ndagushimiye wowe wakomeje kudukurikira, ndagushimiye wowe ukomeza kubana natwe ku munsi ku wundi. Ikiganiro ni icy'ubuzima, naho tugisoreje.
tuzongere duhure mu yindi video mbagezaho byinshi bitandukanye, kandi ujye ureba hano hasi handitse subscribe, utari wayikora uyikore, ukore share na comment, hanyuma dukomeze duteze intambwe iyi channel yacu y'Impambaca TV. Murakoze rero, mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Ikiganiro cy'ubuzima nakagaruka. Imana ibaha umugisha. Shalom, shalom.